Hari ibintu byinshi abagabo bajya birengagiza, nyamara kubyirengagiza gutyo nibyo bituma n'ubundi bakomeza gufatwa nk'abantu baciriritse cyangwa bari hasi. Umunsi umwe uzajya gutekereza ugasanga utagishobora gufata imyanzuro kandi uri umuntu w'umugabo. Ahangaha rwose intego zawe ndetse n'ibyo wari wariyemeje uzatangire kumenya ko ari intambwe iri gusubira inyuma ndetse utangiye kuba watera. Hari igihe uzicara ndetse abantu bose wazengurutse amaso ugasanga nta muntu n'umwe ukwitayeho. Ibyo ngibyo ni ubuzima busanzwe, kuko hari igihe abantu baza mu buzima bwawe ariko nanone hari igihe bagenda. Zirikana ko muri abo bose ntawe ushinzwe kuguma mu buzima bwawe, ko buri muntu wese ahangayikishijwe n'iterambere rye, kandi abo bose utekereza ko bagukunda cyangwa bagufitiye urukundo, hari umunsi umwe uzasanga bugacya impuhwe zose bari bagufitiye rwose ugasanga nta n'izigihari. Hari umunsi uzacya ari wowe ufite inshingano zose mu maboko yawe kandi ari wowe ugomba kugenzura byose. Tekereza ko hari igihe uzaba wicaye mu rugo ugomba gufatira imyanzuro umugore wawe ndetse n'urugo rwawe muri rusange, abana bari kujya ku ishuri ndetse bagusaba n'ibindi bijyanye n'ibikoresho bakeneye, harimo n'ibindi bitandukanye. Ntabwo umwana arushya bwa mbere ukimubyara byonyine, ahubwo ugomba kumurera kugeza akuze ndetse akazabaho neza. Zirikana ko kandi umwana wawe mu gihe yabayeho 1/2 cy'imiruho wagize wowe igihe wari uriho nta kuba utaragize. Ikibazo nanone ni uko usanga umwana wawe abayeho mu buzima nk'ubwo wabayemo cyangwa buburengeje. Biba bivuze ko niba abayeho mu miruho 1/2 cyayo y'iyo wabayemo, ahangaha bivuze ko hari igikorwa wakoze kandi cy'ingenzi. Nabikora gutyo cyangwa agatera ikirenge mu cyawe, bizajya bigenda bigabanya imiruho yo mu muryango, cyangwa se uko umuryango wabagaho bizaba bigaragara ko ugenda utera imbere. Biragusaba kubanza gukanda subscribe niba aribwo bwa mbere ukigera kuri iyi channel yacu, ni Overworld TV Rwanda. Ubundi umugabo agomba kumenya gufata imyanzuro ndetse kandi kakaye, akamenya ati ubundi umugore wanjye akunda iki cyangwa se akeneye iki kandi n'iki nagakwiye kuba nkora kijya mbere. Kandi umugabo ahora asoma ibitabo, mbega aharanira kwiyungura ubumenyi kugira ngo amenye ati ahari umugati ni hehe, kubera ko umunsi adasoma ubwonko bwe azajya bugaburira iby'inzoga byonyine ndetse n'ibindi bintu rwose bitagirira ubwenge umumaro. Ariko umugabo usoma abasha kunguka ibitekerezo ndetse akaguka mu mutwe ku buryo abasha kumenya imibereho y'umuntu ndetse n'uburyo nawe ashobora kubaho n'ahandi hose ashobora kuba yashakira. Umugabo niwe uba ufite inshingano zo guhahira urugo, ibyo ugomba kumenya kandi ukabyitegereza. Hari umunsi umwe uzacya abo bantu bose bagufite mu nshingano rwose ukababura. Hari n'igihe wenda ushobora kuba uyu munsi ufite ababyeyi. Reka ngubaze ikibazo kimwe, niba unyumva ufite ababyeyi, uyu munsi wa none bagakwiye gutekereza uti baramutse batagihari uko ubuzima buhinduka, uyu munsi urabafite ariko ejo bushobora gucya utakibafite. None nibaramuka batakiriho bizagenda bite? Wagiye wumva ubuhamya bw'abantu benshi bakubwira ati twe dufite ababyeyi tubayeho neza, tugendera mu modoka, tugiye ku ishuri n'iki, bagakubwira ibintu byinshi, ariko wasanga ubuzima babayemo uwo munsi ukumva utabwicuza, ukumva utabwifuza habe na gatoya, kumva wicujije impamvu nawe hari icyo utakoze. Rwose ibi ngibi bizagufasha kurinda kwicuza kandi no gutekereza ibindi bintu bigiye bitaguhesha agaciro. Manza umenye uwo uriwe, wisobanukirwe, umenye aho ushaka kujya, nanone umenye ingamba ufite. Tekereza nanone ko iyo ufite inyama imbwa zirizana byo kwirirwa wiruka inyuma y'abakobwa ngo wenda ushaka kubereka ko ufite amafaranga n'iki, cyangwa se ukabirwaho nta kintu nawe ubwawe ufite, shaka amafaranga, imbwa zizizana. Abakobwa bakunda umuntu wamaze kugera ku ntsinzi ye, umuntu udafite gahunda yo kuzagera kuri ibi ngibi, agakunda kubereka fagiti y'ibintu yagezeho. Ariko uwo munsi nawe uzatekereza ukavuga ati ibi bintu rwose ni ngombwa yuko mbibwira umukobwa ko nzagera kuri ibi ngibi, umunsi utabigezeho azagufata nk'umuntu uciriritse. Ntabwo ari ngombwa yuko ugenda wirata ibintu byose wumva ushaka kuzageraho, bigumane mu mutwe wawe, ahubwo wereke abantu fagiti y'ibyo wamaze kugeraho. Nanone utekereze ko hari igihe abo ngabo bose ugenda ubwira ibyo ushaka kuzageraho cyangwa se n'ibyo wifuza kuzageraho, hari umunsi umwe bazabyuka bakagushyira hasi.
Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ati iyo umaze kwereka abantu ahantu hose ukura umugati, hari igihe bakwereka ko bakwitayeho nyamara ahubwo bagahita bashaka ingufuri yayindi utazabasha kwica, akaba ariyo bagenda bakahafungisha ku buryo nawe uwo mugati utazawubona. Hari abantu bateye gutyo. Hari umuntu uba muri mu kazi kamwe akaba abeshejweho no kukugenzura ngo arebe ibintu byose ukorera mu kazi, agenda atanga amaripote kuri boss umukoresha wawe kugira ngo akwerekane nk'uwo uri umuntu udashobotse kandi ko utagombaga kubona ako kazi. Ujye witonda. Abantu benshi buri wese asigaye akurura yishyira, ariko nanone uzirikane ko utagomba kuba muri abo ngabo, ahubwo manza utekereza uti mbese njyewe nagakwiye kuba nkora ibyo nkora, cyangwa se ibyo nkora nibyo nagakwiye kuba mbarizwamo. Uwo mwanya numara kwisubiza uzahita umenya icyo ugomba kuba wakora. Hari abantu benshi basenga, ariko abo bantu basenga tukaba tuzi neza ko nta terambere na rimwe bigeze bageraho. Wenda abenshi bakabyitiranya nuko ngo ashobora kuba asenga ngo, cyangwa wenda akavuga ati n'ibiki akavuga ati impamvu atageze kuri iri terambere ni ukubera ko nyine yitwaye nabi, yakunze kujya gusenga. Ariko gusenga buriya ari cyo kintu cya mbere cyiza gishobora gutuma utuza abakunzi bawe cyangwa se inshuti zawe zakuvuyeho nabo mwakundanaga bakwanze. Ahangaha rwose ugasenga byongera kugusubiza mu murongo ndetse bikaguhereza umutuzo. Zirikana kandi, niba uri umugabo ushaka kubahwa mu rugo rwawe, ugomba nanone kugaragariza imbere y'umugore wawe ko ufite intege nyine kandi ko utari umugabo uciye bugufi byoroshye. Gerageza umugaragarize ko hari ibyo nawe ushobora kwikorera, kuko nanone umunsi abo ngabo bose bakubaha bitewe n'uko wenda ushobora kubona ibibatunga, cyangwa se abo bana bose ubona bawe nabo bakubaha bitewe n'uko ukunda kubabonera ibibatungira ubuzima. Impamvu nuburamuka ntabyo kibasha kubona wenda ngo babonere nk'ibyo bajyana ku ishuri, ibikoresho by'ishuri cyangwa se ibyo kurya, bazatangira bagufate nk'umuntu uciriritse nyine, bagufate bavuga ati n'ubundi uriya ni umurezi nta kintu na kimwe yatugezaho. Ariko umunsi uzaba wamaze kumenya uwo uriwe ndetse ukisobanukirwa, ugahanga imirimo ndetse ukishakisha rwose, ibyo byo kwirirwa wiruka inyuma y'abagusize ukabyihorera. Zirikana ko abo usiga hari igihe haba harimo ugusanga. Ntuzigere urakara cyangwa se ubabara uwo muntu yakwanze. Icyo bisobanuye ni uko yavuye mu buzima bwawe, kandi ntuzapfe kumwemerera kongera kubugarukamo. Umuntu wavuye mu buzima bwawe aba yabuvuyemo abubona. Niba rero hari ukundi kuntu bigenze wenda bukaba neza gusumbya uko byari bimeze mbere, uwo muntu ntabwo akwiye kongera kugaruka. Umuntu utarigeze amenya ububabare bwawe mu gihe wari ubabaye, nta nubwo akwiriye kuba mu byishimo byawe mu gihe wishimye nyine. Nk'ubisanzwe nitwa Thomas. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze mutekereze kuri aya magambo, hanyuma abungura ubwenge atume mwicara mwitekerezeho kandi mwongere mugarurire ibitekerezo. Mwibutse gukanda subscribe niba wayikanze, nizere ko uzakomeza kubona ibitekerezo n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho nk'ibi ngibi by'ubwenge bigenda bikungura ubwenge ku munsi ku wundi kurusha uko byagenzaga. Reka mbasezere babwire ngo bye, mukomeze kugira ibihe byiza. Numvaga iri jambo ari ngombwa yuko ndibagezaho ritarimo ubwenge bwinshi, ariko byari ngombwa yuko ndibabwira kuko buri wese ntabwo yabura ijambo rye akuramo. Niba wakanze subscribe, nanone tuzongera dukomeze tubane. Bye.